Iyi ni Ongera Ubumenyi TV nanone wakomeje gukurikirana, hahandi usanga amakuru yose ari agendanye n'isi, agendanye n'igihugu, u Rwanda, agendanye n'ubuzima busanzwe, agendanye n'imibereho, amateka, buri kimwe cyose tugerageza uburyo bwose bushoboka ngo tukikugezeho. Ni channel ushobora gusangaho iby'ubuhinzi, ushobora gusangaho iby'ubworozi, ushobora gusangaho amateka yahise, ushobora gusangaho ubuzima bw'abasitari, ushobora gusangaho ibivugwa hanze, ibishoboka byose tugerageza uko tubasha kugira ngo tugukorere inkuru, tugushakire amakuru yimbitse, tukuhereza ubundi bumenyi bwisumbuyeho bw'usanzwe ufite, nk'uko na channel izina bwaryo ribyivugira, ni Ongera Ubumenyi TV. Turi hano kugira ngo tugufashe wongere ubumenyi bwawe, turi hano kugira ngo tugufashe boosting knowledge yawe wifitemo, ese turi hano ku bwawe. Rero ni iby'agaciro kuba mudukurikirana, kandi ni iby'agaciro bidutera ishema kubona dushyiraho inkuru mukadukurikirana, kubona hari byinshi dushyiraho, mukagenda mushyiraho comment, mukagenda muduhereza ibyifuzo byanyu, ibitekerezo. Turashaka ko ubutaha mwazakora gutya, mwongeye ijwi, muhinduye iki ngiki, mukoze gutya. Ni ibintu bitwereka ko ibintu dukora mu bikunda, inkuru tubagezaho muzishimira, kandi mukifuza ko natwe twatera imbere. Ni iby'agaciro cyane, muri abantu beza, muri abantu dukunda, natwe niyo mpamvu dukora ko ibishoboka byose ngo turebe ko twagerageza guhaza ibyifuzo byanyu. Ibyo mwifuza ko twabagezaho tukabibagezaho, ibyo mwifuza ko twabashakira tugakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo turebe ko twabigeraho, twese tukunguka ubumenyi. Nta muntu ushobora kwigira, nta muntu ushobora kwigira igitekerezo umpaye, nanjye hari icyo nkungura, tugashyira hamwe ugasanga ibintu bigenze neza, ugasanga tubayeho kuzuzanya. Niba umpaye igitekerezo 60% nshobora kuza nka contributeho cyangwa se nkatangaho 40% y'ikindi, ugasanga biruzuzanyije, bibaye 100%, ugasanga twongereranye ubumenyi. Rero uyu munsi tugarukanye igitekerezo cyiza cyavuye muri bamwe mu badukurikirana, bifuje ko twabagezaho uburyo telefone zikora, byinshi kuri telefone. Ntabwo uyu munsi dusa naho tugiye kuvuga byose, kuko telefone ni ikintu kigari, gusa ibiza gushoboka turi buze kubivugaho. Ibyo tutari buze kuvugaho n'ubutaha tuzabivugaho, nk'uko mubibona cyangwa se mwabibonye. Iyi telefone urabona igizwe n'ama application menshi cyane. So application ni igice kimwe, telefone mu buryo buri hard cyangwa se mu buryo like buri electronic nyine gutya, igice umuntu ashobora gufata nacyo kikaba ikindi. None no mu buryo buri software cyangwa se mu bice telefone umuntu badashobora gufata ngo akoreho, nacyo kikaba ikindi gice. So hakaba n'ibindi by'ama settings ari byo iyo software irimo. Ibyo byose turashaka ngo tubyinjiremo cyane, ibyo bya software, kuko usanga ari nabyo benshi abantu batazi. Ugasanga umuntu atunze telefone ya smartphone, umuntu atunze telefone ya smartphone, ariko ugasanga ayikoresha nk'umuntu utunze telefone yino y'amabuto, cyangwa se izwi bakunze kuyita izina rya gatushe. So nje hano kugira ngo ubumenyi nshobora kuba mfite, bike nshobora kuba nzi, bibasharinge, ariko binaturutse ahandi nagiye nkura amakuru mbashakira, nk'uko natangiye bibabwiriye Ongera Ubumenyi TV, tugenda twongerana ubumenyi. Ubwo ufite ubunsharinga, ubwo mfite mbugusharinga, abandi baduhereza ibitekerezo, tukagenda mbese dukoranaho. Rero ntizinze mu magambo cyane, application cyangwa se icyo turi buze guheraho, cyangwa icyo nshatse ko tujyaho muri uyu munsi, turi buze guhera kuri settings za telefone. Settings za telefone, icyo buri kantu gakora, ibiza gushoboka turi buze kubivugaho. Ndumva ari byo ngibyo. Rero settings za telefone
mu magambo uko umuntu yabisobanura, settings ni nk'ikintu kiri aho ngaho, ni nk'ibintu biri aho ngaho, cyangwa se ibifasha kuba wakontorora telefone yawe, wayihindura uko ushaka. Niba yari isanzwe ifite imikorere iyi ngiyi ari byo bita by default, uko bayizanye ikora, we ukaba wifuza ko wayihindura, ukaba washaka ko igaragara gutya cyangwa se ikora gutya. Niba wenda nk'urugero, niba yari ifite urumuri rugaragara cyane muri telefone, wowe ukaba wifuza ko rwagaragara gakeya. Ushobora nanone kuba wahamagaraga umuntu bigasa naho bisakuza cyane se, cyangwa volume iri hejuru cyane cyangwa umwumva gakeya. None ukaba wifuza ko mu gihe umuhamagaye volume yajya igabanyuka, cyangwa se ukamwumva ku rugero ruri hasi nyine. Cyangwa se nanone bakaba barazanyemo sonori, mu gihe umuntu aguhamagaye hari sonori isona ti gutya, ukaba wifuza gushyiramo nka sonori y'indirimbo wishakira, indirimbo ukunda, y'umuhanzi ukunda wishimira, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Ibyo rero nibyo bita settings, to set your phone uko ubyifuza. Ibyo nibyo bita settings. Settings za telefone rero niho zinagufasha kumenya telefone utunze ni iyihe, imyirondoro ya telefone yawe, buri kimwe cyose nka 80% bya telefone byose ushobora kuba wabikontorora hano muri settings. Settings ni igice cya telefone gifite agaciro cyane. Rero settings, wenda manje gusobanura telefone ndi gukoresha. Iyi telefone ndi gukoresha yitwa Samsung Galaxy A31 cyangwa se Samsung Galaxy A31. Ni ukuvuga ngo wenda ntabwo navuga ngo telefone zose zihuje imikorere, ariko uko bisa, niba ari Android, niba ari smartphone, byinshi birabihuje nka 60% cyangwa 70% navuga ko bihuje. Uko ndabigenza gutya, ushobora gusanga iwawe hari ukuntu bitandukanye bitewe na telefone ukoresha cyangwa marike ukoresha. Ushobora kuba ukoresha iPhone, ushobora kuba ukoresha Itel, ushobora kuba ukoresha Huawei, cyangwa se ukoresha za Nokia, ukoresha Tecno, ukoresha telefone nyinshi ziriho. Ni ukuvuga ngo icyo bisa ni uko wumva concept, ukazagenda wenda ugerageza kubihuza cyangwa se ubireratinga na telefone yawe aho twanyuze, nawe ukagerageza kugenda ureba aho bishobora kuba byajyana. So nagira ngo dutangire settings rero muri telefone yanjye Samsung Galaxy A31. Settings ushobora kuzinjiramo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, ushobora kwinjira muri settings uje ugakanda kuri kano kantu kari hano. Murabona hano hari hari percentage ya 25%. Ushobora kuza ukakanda hano hasi, hari akantu kameze nk'akazeru karimo kadomo hagati. Akangaka niko ushobora kuza ugakandaho gutya. Murabona ko hano already bahita bakuzana kuri settings za telefone. Hano hari wabona connections, sound and vibrations, notifications, display, wallpaper, themes, home screen, lock screen, biometrics and security, privacy, location, Google services, accounts and backup, advanced features, digital well-being and parental control, battery and device care, apps, general management, accessibility, software update, user manual, about phone. So ibi ni byo bita settings. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ni nka outline cyangwa se ni nk'ibirimo, niko nabyita, ni nka content y'ibiri muri settings za telefone zanjye. Ariko uko ugenda ufungura buri hamwe bagenda bakogeza ahandi, bagenda baguhereza mu buryo buri detailed cyangwa se mu buryo butondaguye, mu buryo burambuye settings za telefone zifite. Ikindi cyangwa se ubundi buryo, hano nayimanje kubereka ko ushobora kugera, wenda twasubira inyuma gatoya, nayimanje kubereka ko ushobora kugera kuri settings uciye ahangaha gutya.
ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri ushobora kugera muri settings, kuza kugira mu buryo muri settings ushobora kuza ugaca ahangaha muri application ubwazo. Urabona ko kuri iyi niba nabyita iyi page ndiho gutya, murabona ko hariho camera, gallery, clock cyangwa se isaha, calendar, Samsung Note, game launcher, hariho ama application menshi, Play Store, Microsoft, Google, Samsung, Galaxy Store, Facebook, Netflix, phone, messages, hariho ama application menshi. Murabona rero na hano hariho indi application igaragaza settings. So ahangaha naho ushobora kuza ukahaca ukinjira muri settings za telefone ukareba uburyo telefone imeze. Ni kimwe nuko wanyura ahangaha nari maze kubereka hari hejuru, byose birashoboka. Ubwo rero nabwo murabona ko byose ari bimwe, uraza ugahita ugera ahangaha gutya. So rero dutangiye, nagira ngo dutangirire wenda hano hambere kuri Samsung account. Ahangaha rero Samsung account wenda ushobora gusanga n'izindi telefone zigiye zifite iyi option. Urabona telefone yanjye nk'uko nabivuze ni Samsung. Rero niba ari telefone ya Samsung cyangwa se uruganda rwakoze iyi telefone ruba rwifuza ko abaturage se cyangwa abakiriya bayo bayikoresha babifuza ko mbese bagiraho nka account, mbese niba ari nka website yawo cyangwa se iki, bagira nka account muri iyo, mbese sinzi ukuntu nabivuga neza kugira bise naho byumvikana, ariko barifuza ko bagiraho account. Urareba ni dufate nk'urugero, urareba niba hari nk'urugero nka banki runaka, kuri ya banki iba itanga serivisi gutya, noneho ikaba igenda ifite abakiriya, noneho bagiye bafitemo za account. N'iyi rero ushobora kuba ufite account muri banki, ufite buriya buryo bw'agatabo, ibintu nk'ibyo ngibyo bw'agatabo gutya, ariko banki kuriya iba ishaka kuba ifite, urabona ibintu by'iterambere byaraje, banki ikaba ishaka kuba igufite muri systeme, ukagenda ukiyandikamo muri systeme gutya, ku byo bagenda bakandikamo izina ryawe, bagahita bavuga ati iyi konti iherereye kuri uyu muntu gutya, mu buryo bw'iterambere nyine cyangwa se mu buryo buri digital, sibyo? Rero na yino Samsung kuba kubirengeje, kuba ukoresha waraguze iyi telefone ya Samsung, kuba wagiraho account bibafasha kumenya ati uyu muntu turamufite muri system zacu, muri database zacu, arimo gutya na gutya, akoresha Samsung, akoresha telefone yacu. Usibye ko nawe rimwe na rimwe biranagufasha. Urabona ko hano hasi haranditseho ngo profile, security and apps. Bivuga ngo iyo ufite ino Samsung account gutya biranagufasha cyane, kuko ushobora nko kubura nk'iyi telefone, hari nk'ibintu wari ufiteho, urugero ufiteho nk'amafoto, ufiteho izindi data zitandukanye, noneho wagura indi telefone ya Samsung, cyangwa wagenda ukaba wakora login mu yindi telefone ya Samsung, washyiramo ya email yawe se. Murabona nk'aha ngaha gutya bari kuba batubwira ngo kora sign in cyangwa se sign in cyangwa creating yo account nyine tu. Iyo rero wari usanzwe ufiteho account muri iyi Samsung account, muri iyi Samsung nyine gutya, iyo wabuze nka telefone yawe uba wagenda ugakora login, ukaba wabona bya bintu wari usanzwe ufitemo bitewe n'ibyo wahisemo ko byajya byisavinga. Rero ni ikintu cyiza cyane, ntabwo ari ibyo kuva, ntabwo ari ibyo wakwirengagiza kugira Samsung account se bimaze iki, oya, ntabwo ari gutyo twakabaye, bifite akamaro cyane kandi nta muntu bitafasha tu. Rero hano ubwo icyo bisaba ukuza wakora, niba usanzwe nk'urugero ufiteho Samsung account nkanjye gutya ndayifite, wenda singiye kuyinjiramo ubu ngubu, ariko urabibona ko hano nuko wakora sign in, nuko wakwinjiramo, cyangwa se waba udafite iyo Samsung account hano ukaba waza ugacreatinga se cyangwa ugakora iyo account. Ikindi cya kabiri ngira ngo tuvugeho ni ibi bya connections, tugire ubusobanuro burambuye kuri ibi bya connections bimeze bite, connections zikora gute.
hari ukuntu usanga abantu usanga bavuga ati telefone yanjye ntabwo ifata network neza, telefone yanjye ifata 4G, ariko iyo telefone yanjye ifite ubushobozi bwo kuba yafata 4G, ariko nkunda kugera ahantu bikanga, bigasanga iri kunyereka 2G, nkagerageza gusacinga, najya kuri YouTube ibintu bikanga, bigatinda kwirodinga. Ugasanga sometimes biterwa nuko umuntu aba atazi settings za telefone, ari byo natangiriyeho mvuga. Rero ibi iyo wumva iyi settings cyangwa se ibi byerekeranye kuri iyi connection, kuri iyi connection se cyangwa connection, aba ari ibintu iyo wagerageje kubyumvaho neza, ni ibintu bigenda bigufasha. Telefone yanjye ishobora kuba yafashe iyi network ya 2G 3G ariko ari nge nabisetinzemo. So rero hano ngiye kugufasha, cyangwa se tugiye kugufasha nka Ongera Umenye TV, ari nacyo tubereyeho hano, kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'imikorere y'ibi ngibi. Hano turaza twinjire muri connections. Hano muri connections urabona option ya mbere baduhereza. Ntago ndibuze kuvuga kuri nyinshi kuko biterwa na telefone, ntago ndibuze kuvuga kuri izi options zose baduhaye hano, biterwa na telefone ukoresha. Hari ama options agaragara muri Samsung, hari ama options aba muri mama iPhone ari asa naho ari unique, cyangwa se ari nk'umwihariko, usanga mbese atari common, atarasanzwe mu yandi matelefone. So ndibanda ku ma settings asa naho ari common mu matelefone yose. So hano ikintu ubona bwa mbere, hano urabona ko ni wifi. Hano ni wifi, iyo uhemejeho hano bahita kwereka wifi uri connected to. So urabona ko ndi connected kuri wifi bita Sharavana 3.2 iPhone 5G, niyo wifi ndi gukoresha. Ubwo nyine hano baba kwereka urutonde se cyangwa liste ya wifi urimo urakoresha, uburyo donc ku buryo imwe ibuze data cyangwa se ibuze icitse intege cyangwa ibuze ingufu, wahita uconnecta ku yindi gutya tu. Ukuvuga ngo aho biba bigenda bigaragara izi ni wifi ndi gukoresha gutya. Go hano ushobora kuba wafunga data, wafunga iyi wifi ukaba wakoresha data za telefone nk'uko mubibona hari hejuru, hamwe n'akantu kagaragaza batiri hahise yandikaho ngo 4G. Wenda turaza kubigeraho nabyo tubisobanure, ariko hano ukaba wakongera ugafungura wifi zawe. Hano ni ukuvuga ngo ni kano taking off cyangwa se taking on. Urabona ko uburyo telefone yanjye imeze cyangwa se resetted, ibita bikwereka ko wifi ndi connected to. Noneho naba nkifungura kubera ko izi wifi mba narasavinze, hano bita byiconnectaho. Urabona ko Sharavana nanone ihise yongera ikiconnectaho. Dukomeje rero, hano twasubira inyuma, dukomeje twaza tukagera hano kuri Bluetooth. Bluetooth rero, Bluetooth abantu benshi bakunze gukoresha iyi settings, bohererezanya amafoto, bohererezanya indirimbo, ariko bakohererezanya ibintu bidafite capacity nini, kuko Bluetooth yifitemo akantu ko kuba yatinda, ntago ibasha kuba yakoherereza ibintu bifite capacity nini cyane, kuko uburyo ikoze ntago yihuta cyane. N'amatelefone y'amatushe cyangwa se tuno dutelefone dutoya natwo usanga dufite Bluetooth, ku buryo ushobora kuba wakoherereza ikintu kuri telefone, ukivanye kuri telefone imwe ukijyana ku yindi, koherereza nk'ifoto, ukoherereza nk'indirimbo zino za audio cyangwa se za video, byo birashoboka. Bluetooth rero hano uburyo bimeze, ushobora kuba waza ukayifunga, ukayitikinga on off, cyangwa se ukayitaninga off, cyangwa se ukaba wayitaninga on gutya. Rero uko bisaba, uraza ukajya hano kuri Bluetooth. Hano Bluetooth rero iraza hano, wenda urabona nkanjye hari telefone nagiye connectingaho hano, cyangwa se ama devices nagiye mba connected to.
urabona hano na connectinze kuri iyi LP1S. Aka ni tuno bita earbuds cyangwa se airpods, wayifata uko byumva, ariko ni tuno umuntu akoresha yumva tumeze nka ekuteri cyangwa se bluetooth. Ni ryo zina abantu benshi nanone bakunda kubyita, natwo kuko dukoresha bluetooth uconnectinga ukoresheje bluetooth. Ni BT35 nayo ni gutyo bimeze, desktop. Izi ni ama device nagiye connectaho. Rero ahangaha hasi bakwerekana available devices. No kuvuga ngo iyo ugifungura bluetooth, ikintu bahita bakwereka iyo hari izo wa connectinzeho, bahita bakwereka izo wa connectinzeho mbere se cyangwa izo mwabaye paired. Noneho hasi bakakwereka iziri available nearby cyangwa se izikwegereye, ku buryo nazo ushobora kuba wazi connectingaho. Urugero wenda hano twareba nkingi wenda Liome cyangwa se Liomi, byaterwa nuko wabisoma. Iyo uyu muti pe Liomi nazo 20 things like that. Wenda ntabwo nandi hafi ku buryo ndabona ntago yari telefone inyegere, ntago ndi owner wayo, ariko watubona ko nk'ahantu uyikozeho ikintu gihita kigaragara, bigaragaza ko murimo murapairinga gutya. No kuvuga ngo gupairinga gutya, iyo akuri hafi cyangwa umwegeranye, nawe ahita abona notification imwereka ko mwa pairinga. Noneho iyo ayemejeho ubwo nyine nawe ukayemezaho, ubwo biba bibaye paired. Ubwo rero nshaka gutya na pairinga nawe, kandebe katurebe. Ariko murabona ko biri kwerekana ko biri gupairinga. So urabona ko baratubwiye ngo couldn't pair, check settings for this device and try again. No kuvuga ngo ashobora kuba ayicancelinze. Muri available devices niyo nari mpisemo ya mbere, ntabwo yarandi hafi, ntabwo nuko nari ahantu ndi kumwe n'abandi, negeranye n'abandi bantu, so ntabwo narinzi ngo n'uyu nta kintu navuganye nawe. So noneho ikindi nuko igihe wenda hari igihe ugerageza gushakisha nka devices zikwegereye, wenda niba uri kumwe n'undi muntu wenda yakubwiye ati wanyohereza nk'ikintu ukoresheje bluetooth. Iyo ugerageje rero gushakisha devices zikwegereye ntubashe kuyibonamo, ida cyangwa se we uwo muntu uragenda ukaba wakwinjira muri telefone yiwe, ukagenda ukareba niba yaba atarakoze ahantu ari ama settings no mu zindi abari muri indi telefone, ku buryo abagerageje kugushaka baba batabona device yawe. Rero uragenda ukara muri iyo telefone yiwe ukareba niba atarahidinze cyangwa se atarabujije abamushaka ko bamubona. Abyita niba ari hide your device from other nearby devices. No kuvuga ngo ndumva ariyo magambo usanga. Uragenda ukareba niba muri iyo telefone abamwegereye donc atarabahishe telefone yiwe, mbese batakwemera ko abasacinga. Rero iyo usanze biri enabled cyangwa se biri muri ubwo buryo ko abamwegereye batabasha kumubona, icyo ukora uhita ubidisablinga ku buryo basha kubabona. Rero ukongera ukaza hano ugahita ujya muri telefone yawe ukajya hano kuri scan. Iyo ugiye muri scan rero bahita bamukwerekamo, then ukaza ukamwemezamo. Ubwo nuvuga ngo ukamwemezaho, uhita umubona hano kuri available devices, then ukamwemezaho, same process, ukagenda ukamwemezaho, ukajya kuri pairing. Niyo mukoze pairing, nuvuga ngo nawe ahita abona ya message yuko cyangwa se notification yuko hari umuntu ushaka ko bapairinga. Then nyuma yo gupairinga nibwo ushobora ko wamwoherereza ikintu. Turebye wenda hano kuri utu tudomo dutatu turi mu kaboko cy'iburyo hejuru, ahangaha nibwo
niho ushobora kuba wakwerekana se cyangwa wakwerekana donc ni nka settings za Bluetooth zindi, niba nazita sub settings, sinzi uko nabivuga ariko naho urabibona gutya tu. Noneho tugiye hano nko muri blocking request, pairing request, sinzi niba izi settings ziba mu yandi matelefone menshi cyane, I mean yose, ariko nababwiye ko iyi ari Samsung ndi gukoresha. Urabona ko nka kuri block pairing request, ni ukuvuga ngo hano ubloka abantu baba bagusaba ko mu pairing, urababloka ku buryo nta muntu wabigusaba ko mu pairing. Noneho music share, kuba hari uburyo ukoresha Bluetooth ukaba washaringa nk'indirimbo. N'urugero niba nari ndi gucuranga nk'indirimbo kuri telefone yanjye, nkaba ntahita mbihindura nkabicurangira mu yindi telefone, rero hano ni setting iba yabikwemerera. Noneho hano ngo ringtone synchronization, bakavuga ngo use your phone's ringtone when you get calls on connected Bluetooth devices. Ubwo urabyumva, ni ukuvuga ngo ni ukuba bese kuriya mu gihe baguhamagaye, use your phone's ringtone when you get calls on connected Bluetooth devices. Ni ukuvuga ngo niba wenda connected devices, sibyo, bazihamagaye wowe nyine, ni ukuvuga ngo bahite bakoresha ntuza ringtone yawe cyangwa se sonoro ufite muri telefone. Izi ni settings wenda ziri deep cyane se cyangwa zimbitse cyane, sinzi niba zigaragara mu izindi telefone, ariko nazo kuba umuntu yabimenya nabyo ni byiza, ni cool. So twikomereje rero tukajya ku cyo twiyemeje uyu munsi. Twari tuvuye kuri Bluetooth kandi ndamye nashidikanya ko twagize icyo tubisobanukirwaho kirenze. Ndashaka ko dukomeza hano, mwibuke ko tukiri muri connections, nabyo ni ibintu bihambaye cyangwa se byimbitse cyane, nabyo dushaka kugira twinjiremo, kuko abantu benshi ndabizi ko ahantu bikunze kuhabacangira cyane, ndi guconnectinga bikanga, ndi gukora gutya bikanga, ese byagenze bite ko ndi guhamagara umuntu nibikunde. So ugasanga ni ibintu byinshi by'ibibazo tugiye duhura nabyo tugira ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Noneho turakomeza na setting ikurikiyeho yitwa flight mode. Iyi ya NFC and contactless payment ndayisimbutse kuko ntago ari setting igirwa n'amatelefone yose, ndetse wenda nk'amatoya usanga atanayizigira, ibi ntago bibaho. Ariko urabona ko n'uburyo bwo kwishyura, rero kwishyura ukoresheje contactless, wenda nabyo next time dushobora kuzabivugaho, wenda bitewe n'ibitekerezo muzagenda muduhereza. Noneho iyi flight mode ni bamwe bakunda kubyita ngo ni akadege, ngo telefone yanjye yagiyemo akadege, ngo nayishyizemo akadege, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo iyi flight mode ni setting wemeza iyo umaze kuyemeza telefone yawe, ikintu cyose kijyanye na connections, ikintu cyose kijyanye na network ubu gihagaritse, ubu gifunze. Ibi bikunze wenda kuba cyane nk'ahantu iyi flight mode ikunze gukoreshwa cyane mu buryo buri generally, cyangwa se wenda nk'uko n'izina muryumva flight, ni nk'igihe umuntu agiye mu ndege bahita bamubwira ngo telefone zanyu muzizimye, muziturning off, cyangwa se muzishyire muri flight mode, mu kadege nyine kwako turi mu ndege. Aba ari uburyo bwo kugira ngo network zanyu se cyangwa connection zanyu muri gukora zitinterfering se cyangwa zikavangira izawura mu pilot uri gutwara indege. Nicyo bivuze urebye, ariko ushobora no kubukoresha bisi ngombwa cyangwa se bivuze ko igihe utari mu ndege utabasha kwikoresha, ari igihe ushaka ngo ubura aho ngaho witurije, nta muntu kudisturbinga, nta bintu bya message zikudisturbinga, n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo, ukavuga ati reka nze telefone yanjye nshyire mu kadege, nta muntu ushaka kudisturbinga. Icyo gihe nta message ziturutse kuri Messenger, Facebook cyangwa se WhatsApp, Snapchat, nta message ishobora kuza kubera ko nta network uri kuri receiving muri icyo gihe, na telefone yawe, nimero yawe, simcard ntabwo ibiriho, nta mbese ikintu cyose kijyanye na network ntabwo gishobora kuba cyaza. Rero iyi flight mode nta kintu wenda kirenze twayivugaho, usibye kuza
ni ukuvuga ngo na wifi iba yavuyeho mbese iyo wemeje iyi flight mode. Ikintu twayivugaho ni uburyo uyi switching on cyangwa se uburyo uyemeza n'uburyo uyikura muri telefone. Hano kuri smartphone yanjye rero ku buryo kuyemeza ni ukuza ugatikinga ahangaha gutya, urabona ko hano hejuru mu kaboko k'iburyo hejuru ahagana na batiri abagaragaza batiri, urabona ko hahise hazaho akadege, kari akantu k'akadege kajeho. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta muntu wampamagara ngo ambone, ubu ngubu nta data zifunguye, nta data network zifunguye kuri nuza kuri telefone yanjye, ngerageje no guhamagara umuntu ntibyakunda. Wenda kanze tubigerageze, wenda kadushyiremo nimero dupfuye kwishyiramo runaka. Ubu ngubu ndumva zuzuye 10. Murabona ko bahise batubwira ko bitakunda. Urabona ko bahise batubwira ko bitakunda. Turn off flight mode to make this call. Ni ukuvuga ngo ntabwo byakunda kuko ibintu bya network hano tuba twabidisemblinze. Rero twikomereje n'icyatuzinduye aho ngaha, urabona ko iri switched off, iri switched on. So rero tuba tugomba kuyiswitchinga off kugira ngo dukomeze network zacu ziriho, wadushaka yatubona buri kimwe cyose akiriho. Gukomeza rero cyangwa se kuyiswitchinga cyangwa kwitaninga off, ni kuza ugatikinga off akangaka. Urabona ko hano hejuru hamwe na batiri nanone network zisubiyeho na 4G zijeho, no mu kanya wifi irayitezaho nkuko mubibona kuriya. Ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose tuba tukigaruye. Niba munabibona murabona ko message zo kuri WhatsApp zihise ziza. Urabona ko urimo murabibona gutya message hariya nakiri notification ko message zimwe zaje. So twakomeza tugiye kuri iyi setting ivuga kuri mobile networks. Mobile networks ahangaha naho niho navuga ngo rusa naho ruzingiye, kuko abantu naho usanga bihabacangira. Telefone yanjye byagenze gutya, ese nkora iki, byagenze gutya, ugasanga nyine abantu bahura n'imbogamizi, ingorane nyinshi bibacanga. Byagenze bite, telefone yanjye kanjye kuyikoresha, telefone yanjye yongeye kuri YouTube cyangwa se iyo ndi gukoresha internet zigenda gakeya, mbese ugasanga bicanga abantu cyane. Hano nitubyinjiramo rero uraza kubona ko turaza kureba ikintu nshaka ko twibandaho cyane. Hano naha hitwa network mode. Hano bita network mode kuko niho bikunda gucangira abantu cyane. Iyi network mode rero ukuvuga ngo yo ni ahandi wenda urugero niba telefone yawe ishobora kuba yakoresha capacity yo kuba yakoresha 2G, koresha na 3G, koresha na 4G, wenda n'izindi zikoresha 5G. Rero iyange igeze kuri capacity yo kuba yakoresha 4G, ni ukuvuga ngo ifite capacity yo kuba yakoresha 4G. Ni ukuvuga ngo rero hari aba usanga bafite capacity yo kuba telefone zabo zakoresha kuva kuri 2G kugeza kuri 3G gutya. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero hari igihe usanga muri telefone y'umuntu hemejemo kugeza kuri 2G gusa. Rero iyo usanze telefone yawe igejeje kuri iyo wari wemejemo ko telefone yawe aho waba uri hose yakoresha 2G, nyahandi uzasanga 2G nk'uko mubyumva, ukuva kuri 2G uzamuka kugera kuri 5G, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya, speed se cyangwa umuvuduko wa internet ugenda wiyongera tu. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo iyo wemejeho ko telefone yawe yajya ikoresha 2G, kuvuga ngo ikintu cyose uzajya ukora kijyanye na internet kizajya kigenda gakeya tu, kizajya kigenda gakeya. Niho uzasanga umuntu ahora reklama byagenze bite kubera ko mu by'ukuri atazi impamvu yabyo, ese ikiba cyabaye ni iki, ikibazo kiba cyabaye ni ikihe. So kubihindura rero ntacyo bisaba, uraza hano ukajya kuri network mode ukahitamo
iyo ushobora kuba wakoresha. Urabona nk'urugero hano telefone yanjye, nano wenda icyo navuga ni uko telefone usanga rimwe na rimwe zitandukanye. Urabona nka telefone yanjye ushobora kuza ukemezamo ko yajya ikoresha 2G gusa. Hano hari ahanditse ngo 2G, 2G only, 3G only, 3G slash 2G auto connect, cyangwa se n'ahandi hejuru ariho nanemeje LTE, cyangwa se LTE ni nabyo bishatse kuvuga 4G, LTE slash 3G slash 2G auto connect. Ni ukuvuga ngo hari umuntu usanga we rero ibyaraje bikemeza ko yajya ashyira donc telefone yajya ihora muri 2G. Rero niba ugiye muri settings za telefone yawe ugasanga bimeze gutya, wenda kanze mbe mfunze iyi ntuza iyi wifi kugira muhite mubona ko 2G hari abiri buze guhita bijyaho, nabyo byadufasha kugira ibyo dukora bimwe na bimwe wenda bijye bigenda bigaragara. Katurebe murahita mubona ko hariya hajeho i, iriya i ni i cyangwa se e mu kinyarwanda ni e. Hari nanone hari iruhande rwa twa network se, cyangwa hari hafi na batiri. Muri kubona hano hari akantu kagaragaza umunara cyangwa se rezo, kari akantu murabona ko kajeho i cyangwa se e mu kinyarwanda. Okay, ni ukuvuga ngo bigaragaza ko ni donc network turi gukoresha ni 2G kandi igenda gakeya ingeye. Wenda kanze turebe ko twafata nk'urugero tubigerageze turebe. Wenda hano tukaza hano kuri Google, tukaza tukagerageza gushaka nk'ikintu, dushake nk'urugero, dushake for example twandike M, inyuguti ya M gutya, tuyisearchinge gutya turebe. Wenda muragerageza kureba mugereranye speed yuko biri kugenda murebe. Murabona ko uramutse ukoresha internet cyangwa se ifite speed ingana gutyo, urabona ko nta kintu yakugezaho. Urabona ko maginga ya nta kintu turabona, nta kintu turageraho. Ako ntibivuze ko kitaraza, ariko biri buze gufata igihe kugira kize. Urabona ko biri gutinda. Urabona gutya biri gutinda. Wenda turetse gutinda cyane, icyo nashatse kuvuga ndumva mwacyumvise. Nanone nkuko hano kuri nanone 3G bigenze, kuri 2G bigenze, ni ukuvuga ngo niba muri telefone yawe usanze harimo yino 2G warahoraga wibaza impamvu igenda gakeya, ndizera ko hano gisa naho gikemutse. Icyo usabwa ni uko waza, niba telefone yawe igeza kuri 3G ukaza ugahita ubihindura ugashyira hano kuri 3G. Icyo gihe iyo ubikoze ihita yihuta cyane. Rero niba noneho hari ukuntu usanga telefone zimwe na zimwe iyo zigeze kuri 3G bitewe n'agace utuyemo, hari ukuntu telefone ihita ibura nka rezo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bagushyiriramo ko washyiraho 3G, hari 3G akaronko na 2G hari auto connect. Ni ukuvuga ngo telefone niba igeze ahantu hasa naho hari rezo nkeya, ku buryo yahita yihindura ikishyira kuri 2G, ikishyira kuri 3G, mbese ari ibintu biri automatique. Nabyo bijya biba byiza, ariko urumva ko mu gihe uri gukoresha 2G ntabwo bizajya biraba byihuta nyine icyo gihe ni bwa buryo bwo kugira ngo ubone network nk'abantu baguhamagaye mbese babone. Ariko mu gihe ushaka nko gukoresha network internet yihuta cyane, ifite speed yihuta, uzakoresha yino 3G nyine uzajya kuri option ushyireho 3G only. Noneho ngiye ko telefone yanjye igeza kuri capacity yo gukoresha 4G, kanze abariyo twemezeho. Ubwo nanjye urabona nkuko nari mbisobanuye, urabona ko ni LTE, 3G, 2G, mbese nahitamo buri kimwe cyo nshaka. Urabona ko nk'urugero, urabona message zihise ziza za WhatsApp, ariko mbere
kuri 2G nta message twabonaga, bivuze ko speed byo byonyine ya 4G hano ibita bigaragara. Ngahibaze rero telefone yanjye iyo nza kuba ntabizi ko igira, cyangwa se iyo ntaza kuba nzi nk'ikibazo ifite, nari kujya nguma mvuga ngo telefone yanjye ntago yihuta, telefone yanjye ntago imeze gutya, sinzi aho byapfiriye. Wenda tugerageje nko kuza tugasacinga, tukaza tugusacinga hano dukoresheje iyi 4G twashyizemo, tugasacinga ya nyuguti ya M, kanzu urebe, urabona ko tayari bahise batwereka ibisubizo bije, banza ni segonda rimwe ritageze. Aha rero bita bigukemura cya kibazo wenda wakabaye warahoragiye iminsi wibazaho byagenze bite telefone yanjye. Ndumva ubu ngubu uyu munsi gisa naho gisubijwe. Ongera Ubumenyi TV nk'uko nabivuze nicyo tubereyeho kugufasha ugasobanukirwa buri kimwe cyose kikajya mbere ya mu buryo bwiza. Ndahamya nashidikanya ko aka kantu kagize icyo kagufasha, kagize n'icyo kakungura. Izindi settings zisa naho zimataringa se cyangwa zifite ireme ku buryo twazivugaho hano, ni ikintu bita a mobile hotspot and tethering. Ni ukuvuga ngo izi nazo ni settings abantu bakunda kugiraho confusions, cyangwa se bakunda kugiraho ibintu bibacanga, bikora bite ntago ndi kubyumva, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nabyo ndashaka ko tugira icyo tubivugaho tukabisobanukirwa. Namwe nashidikanya ko byadufasha cyane, bikadufasha kugira ubumenyi bundi twungura, ndetse bikagira n'abantu bifasha gukanguka bakaba bareba ese ni kino kibazo cyabagaho, ese ni gutya byagendaga, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Okay, hano mobile hotspot and tethering, icyo usabwa uraza ukabifungura gutya. Iyo uhafunguye option ubona wenda nko muri telefone yanjye ni iyi bita mobile hotspot, hakaba n'indi bita bluetooth tethering, hakaba n'indi bita USB tethering, hakaba n'indi bita ethernet tethering. Ni ukuvuga ngo izo ndi buze kwibandaho. Ubundi izikunze gukoreshwa cyane ni mobile hotspot na bluetooth tethering gakeya, ni USB tethering. Ariko izikunda gukoreshwa cyane ni mobile hotspot na USB tethering. So munyemerere nze kwibanda kuri mobile hotspot na USB tethering. Rero mobile hotspot rero icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu nk'inshuti yawe cyangwa se wowe mwenyewe nyine wenda ari byo twibandaho, hari igihe nk'inshuti yawe iba ifite nka data cyangwa se ifite megabyte, ariko wowe muri kumwe nta megabyte ufite, wari wakubise kuri ku nkoni, kavuga ati se wenda inshuti wanjye ari kuri YouTube, nanjye ndashaka kujya kuri YouTube, wenda mukamutakoresha telefone cyangwa mashini imwe kugira ngo mwe mwarebera nyine kuri telefone imwe, wenda afite ibyo ashaka kureba nk'ikiganiro akurikirana n'ibiki, mbese ukavuga ati nanjye ndashaka kuba nareba ibyange nyine ariko kubera ko nta data ufite, urumva nyine aho ngaho uburaburije abarakarabo. Rero ka ngombwa ko iyi mobile hotspot cyangwa se iyi mobile hotspot and tethering nicyo bibereyeho, igufasha kuba washaringa data zawe cyangwa se internet yawe, ukayisharinga undi muntu mwegeranye akaba yabasha kuyikoresha. Rero hano icyo usabwa kuri mobile hotspot and tethering, wenda iyo ugiye gusharinga iyo network yawe, iyo internet yawe, icyo usabwa nta kindi ni ukuza ukemeza ugatikinga kano on, ukagatikinga on gutya. Noneho urabona ko hano hantu hahise haza utuntu tw'utuzeru, 1 2 3 hari iruhande rwa battery, hakahita hazaho iriya 4G n'ibiki kuriya, uhita ubona ko hari akandi kantu kajeho, wenda kanongere urabona ko hari guhita hazaho itandukaniro nyine nuko byari bimeze mbere. Ndahamya nashidikanya ko buri wese udukurikiye gutya bibona. Ni ukuvuga ko rero wenda n'aka kantu nkavuzeho, mu gihe washarinze network yawe gutya, ntabwo bishoboka ko washaringa network yawe gutya
ngo ube connected cyangwa se ngo unakoreshe wifi ivuye ahandi. Ni ukuvuga ngo mu gihe uri gusharinga network yawe ntabwo byashoboka ko waba uri no gukoresha wifi, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye uzana ugafungura wifi gutya bahita bakubwira ngo mobile hotspot is on. Ni ukuvuga ngo ikintu busabwa ni uko waza kugira ukoreshe wifi, wenda network zawe zishobora kuba zishize se cyangwa bimeze gute, uramanza ugafunga ino hotspot then akaba ari bwo ushobora kuba wakonectinga kuri wifi. Wenda nabyo manza byumvikana neza. So ikintu rero hano uko bimeze ni ukuvuga ngo hano kuri mobile hotspot gutya turakomeza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwifungura gutya uraza ugahita wemeza hano kuri mobile hotspot gutya. Ni ukuvuga ngo bahita bakugeza aha ngaha network name, amazina nkunda gukoresha kuri mobile network, kuri mobile hotspot aya ngaya nkunda gukoresha Make St Moses. Tuyabona nyine amazina ukoresha, ariko aya mazina ushobora kuba wayahindura anytime. Noneho na password, urabona hano ni password yange. Noneho na hano ikindi sinzi niba ariko ndamye nashidikanya ko ma telefone yose aba atari ko bimeze. Urabona ko nki telefone yange hano wahita kwereka band cyangwa se ntuza frequency, wenda iyi ntuza hotspot yange ishobora kuba irakoreraho hano. Turebe urabona ko hano ushobora kuba wagiye guconfigurating se cyane nkuko wakora edit, sibyo? Wenda kanze nabyo tubigendemo gake kugira umuntu abashe kwisobanukirwa. Uko nayo imaze kubyerekana hano, izina ni network name, na amazina y'iyo ntuza hotspot, sibyo? Hotspot wenda umuntu, kuko iyo ugifungura hotspot gutya kambisobanuye neza, iyo ufunguye hotspot gutya ni ukuvuga ngo ubutanze wifi. Donc ni nkaho ubutanze wifi, abakwegereye bose bahita babona wifi yawe nyine tu. Ubwo wifi yawe bazayibona mu mazina, hano bazabona mu izina rya Make St Moses. Niyo mazina yange, bazayibona mu izina rya Make St Moses. Umuntu azafungura wifi, azaba yafunguye wifi we. Iyo usharinze hotspot gutya we ahita afungura wifi, agahita yibona muri Make St Moses. Rero aragenda agahita yemeza kuri Make St Moses, bagahita bamusaba password. Iyo bamusabye password rero araza agahita yandikamo engeye we washyizeho hano. Anytime ushobora kuba wayihindura cyangwa se ryari na ryari ukaba wabihindura. That's fine, bihindura uko ubishaka, uko ubyifuza. Noneho hano kuri band ni ukuvuga ngo wenda ntihuse, iyo amaze gushyiramo iyi password nyine ahita abona ko abaye connected kuri wifi yawe nyine tu, cyangwa kuri hotspot yawe, then akenjoyinga nyine agakoresha wifi to, kaba umukoreye umuti. Noneho hano hari ikindi cy'ingenzi tugomba kuvuga, ariko sinzi niba telefone zose zikigira, ni ikibita band, cyangwa se hano urabona ko handitseho 5 GHz, noneho akariho handitseho ngo preferred cyangwa se iri recommended nyine. Kuvuga ngo ikiza nuko ariyo yakabaye iriho, ariko iyo ugiye mu guconfigurating se cyangwa mukwiye gukora edit, ni ukuvuga ngo hano katwemeza hano kuri configure, uri buze kubona ko hano ushaka wahindura izina ryawe ugashyiramo amazina ushaka. Noneho hano wifi yawe nanone cyangwa se iyi hotspot yawe ushobora kuba wayigira iri open ku buryo buri muntu wese yayaccessingaho nta password wamusabye. Ibyo byose ni wowe ubigena. Hano uraza ukajya hano kuri iyo ugiye wemeje hano ha open, kuvuga ngo nta password ubaye nkaho uyikuyeho. Hano amazina nkuko nimaze kubivuga ushobora kuza ukayita mbese uko ubyifuza. Telefone yange ni Samsung, ushobora kuza ukayita Samsung wenda 31 gutya. No security ukaza ukavuga ati ibe open, nta muntu ntabwo nshaka kwikubira ibintu. Umuntu wese wishakira ajya connecting aho mu gihe nafunguye hotspot, buri wese enjoying. Noneho password nayo hano ushobora kuba waza ukayihindura
bitewe n'uko ubyifuza. Noneho hano kuri band nk'uko nabivuze hari amatelefone ashobora kuba atafata iyi frequency ya 5 GHz. Rero hano uraza nabwo ugahitamo, hari igihe usharinga nka hotspot yawe gutya ariko abantu usharinze bamwe bakayibona abandi ntibayibone. Rero iyo batari kuyibona ari n'ibintu bikomeje nta batari kubona hotspot yawe, uraza ukajya hano muri intuza muri hano band cyangwa se hano ha band gutya ukaza ukemezaho, ukaza ukajya kuri 2.4 GHz. urabona ko barimo baravuga ngo other bands provide better performance. ni ukuvuga ngo hano ni nka frequency cyangwa uburyo iyo hotspot yawe izagenderaho. ni ukuvuga ngo iyi 2.4 ntabwo izatanga performance neza, ntabwo izakora neza, ariko hari amatelefone aba atabasha kwakira iriya ntuza hotspot uwo watanze bwa mbere yino ya 5. hari amatelefone atayakira, atayibona, atayiroketinga, utabasha gusacinga ngo ayibone. Rero icyo ukora ni ukuvuga ngo uraza uhita uhindura ugashyiraho ira 2.4, ariko katubirekereho tubisubize nk'uko twabisanze kuri 2 kuri 5. icyo twakoraga kwaro kugira ngo twige uburyo bigenda, uburyo bimeze. Iyo urangije kubisetting uko wabyifuzaga ujya kuri save, ako kubera ko nshaka ko biguma uko byari bimeze njye kuri cancel nyine tu nta kintu bigaragara ko byahinduyeho. Ndumva nanone iki ngiye cyane dusa naho tukirangije twasubira inyuma. Noneho ikindi hano nanashatse ko tuvugaho ni bya Bluetooth tethering. Wenda i mobile hotspot yacu twayifunga tukavuga kuri Bluetooth tethering rero uko ikora ni ukuvuga ngo Bluetooth tethering ni nka like nko gusharinga network yawe ariko ukoresheje Bluetooth. Murabibona ko hano handitse ngo share your phone's internet connection using Bluetooth. ni ukuvuga ngo ushobora kuba uwo muntu wenda n'inshuti yawe muri kumwe, hari telefone ziba zifite ibintu by'ama complications zikorana, buryo uramusharinga gutya akajya kubona bicikagurika bikavo gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo utabasha gufata neza. Sometimes rero hari igihe uba ngombwa ko ukoresha indi option, ukaba waza ukoresha Bluetooth tethering. ni ukuvuga iyo ukoresha iyi Bluetooth tethering uraza umugasharinga na kunuza kuri, uragenda mukabanza mugapairinga kuri Bluetooth nka kumwe nabyerekanye imbere. ni ukuvuga ngo iyo mupairinze gutya ukaza ugahita wemeza hano kuri Bluetooth tethering gutya, umuntu wabaye muri paired kuri intuza kuri Bluetooth ahita atangira gukoresha internet yawe. Namye nashidikanya ko naka kana ari keza kuko kaba kagufasha mu buryo bwo sharinga inshuti yawe, niba uri kwenjoyinga nawe akenjoyinga, mwese mukenjoyinga. urumva ko nabwo nta kantu keza cyane gashobora kuba kagufasha mu gihe uri kumwe n'abandi mugasangira ibyo ufite, byaba bike byaba byinshi. Noneho twakomeza tukaza hano kuri USB tethering. USB tethering nkuko mubibona hano murabona ko ifunze, ntago wabasha gutikinga on, ntago watinya off. Ariko nayo katuyivugeho kuko nayo wenda ubutaha twazabivugaho tunabikora tubyerekana kugira ngo bashe kugira better understanding cyangwa se mugire kubyumva neza. Ariko tubivuze no mu magambo ushobora gusanga waragize ikibazo wenda ukabasha kwiyungura ubumenyi. USB tethering rero yo igufasha uri nko gutransferinga se cyangwa uri gukura nk'ibintu kuri telefone ubishyira mu mashini, cyangwa uri gukura nk'ibintu mu mashini ubizana kunuza kuri telefone. Iyo ntago ari ugusharinga ikindi turavugaho USB tethering yo rero icyo igufasha ni urareba, hari ukuntu uba ufite nka wacometse nka modem, hari ukuntu uba ikindi turi buze kuvugaho rero hano ni ikibita USB tethering.
nkuko mubibona hano murabona ko iyi option ntabwo wayifungura, ntabwo wayikoraho ngo uyifungure, kimwe n'iyi mugenzi wayo iri hasi yitwa Ethernet tethering. Hano uko bimeze rero, kuri iyi USB tethering uko ikorayo, ikora ukoresheje iyi cable ya USB. Nkuko mubibona USB nyine ino cable imeze nka charger nyine ukoresha iyo ufite agatwe kameze nka flash nyine tu. Nukuvuga ngo ufata USB yawe ukayicomeka kuri telefone, then ukayicomeka no kuri laptop cyangwa se indi device ushaka guhereza internet, ariko most of the time cyangwa se inshuro nyinshi usanga ari laptop cyangwa se desktop ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo nyine tu. Bon, nukuvuga ngo iyo umaze gucomeka iyo USB wanayicometse na ntuza na laptop yawe, nibwo iyi option hita iba available ukaba watikinga on. None iyo umaze gutikinga on, hene nabyo tubivugeho muri ubu buryo bwose nagiye mvuga. Iyo umaze kwemeza iyo hotspot yo wayifunguye, Bluetooth tethering yo wayifunguye, USB tethering ifunguye, icyo ukora nuko of course data zawe zigomba kuba ziri on. Hano murabibona, hano data ziri on, hano nzigize off, hakuru uzigira on, ziba ziri on. Hano hariho 4G cyangwa se 3G cyangwa 2G uko bishaka, ariko zigomba kuba ziri on kuko ni internet ugiye gukoresha, gusharinga kugira ngo bagenzi bawe bayikoresha. Ndamya nashidikanya ko naha ngaha wenda byumvikanye. Rero nkomeje gutinda kuri iyi USB tethering, wenda ushobora kuba warigeze ukoreshaho nka machine ukoreshejeho modem. USB tethering nakubwira ko yihuta cyane kurusha modem. USB tethering yihuta cyane kurusha modem. Wenda nanone bigaterwa na telefone uri gukoresha, ariko USB tethering nje niyo nkunda gukoresha iyo ntari ahantu hari wifi. Nkunda gukoresha USB tethering kurusha uko nakoresha modem. Nibwo buryo mbona muri bumfavoriza cyane kuba nakora ibyo nihuta, ibyo nkora mu buryo bwihuse. Rero nawe nabigushishikariza, mu gihe udafite modem sinagombwa. Niba wifite modem sometimes ziranahenda kandi wenda hari n'izubwo zipfa ubusa. Rero mu gihe wifite smartphone yawe, wenda nta na wifi wifitiye, wenda ushaka gukoresha internet kuri laptop yawe, nta modem ufite, icyo nagushishikariza nkuko umaze kubisobanukirwa hano kuri Ongera Umenye TV yacu, wafata USB yawe ugakonekta kuri telefone, ugacomeka kuri telefone, then ugacomeka no kuri laptop, then ukabrowsinga nyine ugasharinga internet yawe kuri laptop, then ukabrowsinga ukenjoyinga life, ukajya kuri YouTube ukawatchinga movies, ukajya kuri Netflix, ukajya hehe ubuzima bukenderera, ubuzima bugakomeza. Mbo rero iki cya connection murumva ko nanagitinzeho cyane, niho ruzingiye, niho ibintu bikunze kugoranira cyane kuri telefone. Nkora iki ngiki bikanga, mbese byagenze bite, iki ndagikora bikanga, byagenze bite, telefone yangira ni nzima ntikora, bimeze bite, ugasanga nyine bigiye bigora abantu, ugasanga ni ikibazo cyabaye ingora bahizi. Ako ndamya nashidikanya ko kubera duhari Ongera Umenye TV twagufashije gusobanukirwa byinshi cyane. Ndumva ushobora wanyuzwe kuri ibi bya connections. Wenda ndagira ngo dukomeze nkuko nabivuze, nago muri telefone ibintu byose nago twabivuga, turibanda kuri bimwe by'ingenzi. Ubutaha twazagenda tuvugaho n'ibindi, tubazaniye ubumenyi bwisumbuyeho ku byo twavuze, cyangwa se buza bwuzuye ibyo twavuze, cyangwa se tunajya muri details zimbitse zigeze hasi, imuzi zivuye imuzi ku bijyanye na telefone. Mbo rero ndagira ngo ikindi kintu tube twavugaho, turebe ikindi kintu twavugaho nanone. Wenda katwivugire kuri display, kuri display rero hano ni uburyo uba wifuzamo ko telefone yawe yagaragara. Wenda niba ari smartphone nkuko nabivuze nkoresha Samsung Galaxy A31, wenda nawe ushobora gukoresha Tecno Pouvoir 2, Tecno Pouvoir 3, Pouvoir 3 Air, ukoresha Itel, biratandukanye. Ushobora gukoresha telefone nyinshi, ukoresha Redmi, ukoresha Nokia,
it doesn't matter na telefone ukoresha. Nkuko nabivuze nyitangira ikiganiro, telefone nyinshi nka 60-70% iyo uzi gukoresha imwe iyo ugeze ku yindi ntago bikugora cyane, ntabwo ikugora, usanga ari utuntu duke twagiye duhindukaho. So nkuko nabivuze rero, hano tugiye muri display, aba ari uburyo telefone yawe ishobora kwigaragara, urumuri se nkuko izina nabyo ribyumvikanisha, ni display. Telefone yawe yagaragara gute, ibi byajya hehe, gutya na gutya. Wenda twinjiyemo kuri display, murabona ko options tubona bwa mbere, murabona ahantu handitse light cyangwa se dark. Telefone yange nkuko wenda mubibona, amagambo aba yanditse menshi yanditse mu ibara ry'umweru, noneho nandi make yanditswe mu ibara ry'ubururu. Izi rero ni option telefone yange irimo bitewe nange wayisetinze, cyangwa se bitewe na preferences zange, se cyangwa bitewe n'ibintu nkunda. Ariko wowe ushaka kuba ukunda ukunda ko telefone yawe yagaragara mu ibara ry'umweru cyangwa se mu ibara mbese bitewe n'icyo ukunda. Ariko hano options batanze ni ebyiri, ni light na dark. Donc nje rero nkunda dark. Nkunda iyo telefone yange igaragara mu ibara ry'umukara gutya, noneho amagambo agaragara asa naho yererutse. Ariko ushaka kuza ugahitamo ko yaba muri light gutya, kanzu rero bigiye guhita bihinduka. Murabona ko bihindutse, kuvuga ngo amagambo none ubu ngubu ari kugaragara mu buryo bw'umukara, noneho ntuza ibindi bikagaragara, cyangwa se background niba ariko nabyita, mu ibara ry'umweru. Noneho wenda ndabisubiza uko byari biri gutya, murabona ko bihindutse. Ikindi twakomerezaho ni brightness. Uburyo telefone yawe ushaka ko igaragara, clarity se, cyangwa se urashaka ko bigaragara gute, urashaka ko bisa naho byijimye, cyangwa se bisa naho bise bikeye cyane bigaragara. Mbese urabona ko brightness ushobora kuza ugahitamo. Mbese iki nacyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kugira, ati telefone yanjye si bigaragara ku manywa, ntabwo mbasha kuba nasoma message banyandikiye keretse iyo njya ahantu mu mwijima, bitewe n'uko atazi kongera urumuri rwa telefone yiwe, bitewe n'uko mbese ugasanga ni ikibazo kimugora. So ndagira ngo naho wenda ntago ari ikintu kigoye, ariko niba telefone yawe itagaragara sometimes, icyo ugomba gukora ni ukuza ukinjira muri setting, ukajya muri display. Icyo usabwa nta kindi, ni ukuza ukongera urumuri. Urabona ko gutya ruri kongerwa, hano ni ukurugabanya gutya. Urabona ko biri kugenda bigabanyika, byongerwa gutya. So nabyo namye nashidikanya ko waragize iki kibazo cyaba gikemutse. Noneho ikindi twavugaho ni aka kantu ka adaptive brightness. Iyi adaptive brightness yo rero uko imeze, ni ukuvuga ngo nanone ntabwo, ariko ndamya nashidikanya ko telefone nyinshi ngubu iyi settings ni kwa ko ari nziza, bashaka ko barazikoreye update se, cyangwa telefone zigenda ziza iyi adaptive adaptness nyinshi zirimo. Nk'ubu natunzeho Tecno Pouvoir 2, ntungaho F1, donc n'izindi telefone nyinshi ugenda ubona izo zose mvuze iyi ntuza, iyi settings yari irimo. Ni ukuvuga iyi adaptive brightness yo uko ikora, ni ukuvuga ngo niba telefone, urumva niba ari nko ku izuba, uri nk'ahantu hari urumuri rwinshi, abisaba ngo telefone yawe nayo ihite igira urumuri rwinshi. Urabona nk'iyo uri ku izuba ntabwo uba ushobora kubona ko, donc biba bisaba ngo ube wahengekereza kugira ngo usome nka message. Rero iyo telefone yifitemo iyi adaptive brightness, yo imenya ngo aha hantu umuntu ari, bitewe n'urumuri ruhari, ndongera urumuri rwa telefone cyangwa se ndugabanya. Ibyo aba ari akazi ka telefone irabyimenyera. Nk'ubu nkanjye sinzi wenda niba ubu byagaragara, ariko uburyo ikora ni ukuvuga ngo kuyemeza nta kundi ni kugira gutya. Nk'uko mubibona murahita mubona ko rugabanyutse. Wenda kanze nongere ndwongereho gutya. Ahantu ndi
amatara aracanye burije, ariko uru rumuri murabona ko urumuri nshyize muri telefone ni rwinshi. Rero ninjya kuri adaptive brightness, telefone irahita iza detecting ivuga ati nkurikije ahantu uyu muntu ari n'urumuri ruhari, katurwongere cyangwa se katurugabanye. Rero kanze ngire gutya, urabona ko ruhise rugabanye. Ni ukuvuga ngo rero ndamutse ngiye ahantu hari umwijima, wenda kagerageze kujya ahantu hari umwijima, nabyo tubikore turebe. Kanze ndebe, murabona ko deja ruhise rwigabanyira. Murabona ko iyi nayo ni setting nziza cyane, kandi nta kintu ngabanyije kubera ko ira adaptive brightness irimo. Noneho kandi nongere nsubire ahantu hari urumuri turebe. Sometimes hari igihe wenda telefone idahita irespondinga kubera ko urumuri rwo rwonyine urabona ko deja ruhise rwiyongera. Noneho ikindi hano umuntu yavuga, naho cy'ingenzi kiri common ni font size na style. Ahangaha rero urabona muri telefone yawe hari ukuntu uba ufitemo application ushaka ko amagambo yajya agaragara ari matoya cyangwa se manini. Hano niho uza kubihitiramo. Urabona nka gutya amagambo ari kugenda yiyongera, ni ukuvuga ngo ari nka message naba ndi gusoma umuntu yanyandikiye, cyangwa se urabona ko n'uburyo ibintu byose byahise bigaragara mu magambo manini. Rero hano ushobora kuba waza ugahitamo ko bigaragara mu tugambo dutoya. Urabona ko telefone yisi igaragara mu buryo buri utugambo dutoya gutya nyine ubwo nyine byaterwa nawe, ukareba icyakunyura uko wifuza ko byajya bigaragara. Byose aba ari ibyawe. Sometimes umuntu hari abareba ibintu binini, hari abareba ibintu bitoya. Hano ho aba ari choice zawe. Noneho ikindi hano nifuza ko nanone twavugaho ni bita screen timeout. Sometimes hari igihe nk'umuntu aba ari gusoma nka Bibiliya, ari gusoma nk'inkuru, ari kuri Facebook, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ari gusoma nk'inkuru, ibintu wenda urugero. Noneho bitewe n'uko telefone yiwe wenda buri nyuma y'iminota cyangwa y'amasegonda 5 se cyangwa 10 ihita ihora izima, cyangwa se muri screen hakazima, ugasanga ni ibintu bimubangamiye bimujena. Ugasanga bihora bimujena, asubira inyuma akongera agakandaho kugira ngo urumuri rwongere rugaruke basome. Rero iyi screen timeout niho umuntu asa akaba yashobora gukontorora akavuga ati noneho ngenda ashaka ko telefone yanjye ijya imara amasegonda 5, 10, 15, 20, 30, 40 isaha gutyo, bitewe na telefone settings zawe uko bimeze, itazimye. Wenda ni muri gusoma nk'igitabo, byibuze iminota 30 yose ugisome, telefone itakuderanje ngo irazimye cyangwa se ngo bigenze bite. Hano rero niho uza ukabikorera. No kuvuga ngo uraza ukahemeza gutya. Urabona ko muri settings za telefone yanjye igaragaza ko hano wenda twashyiramo nk'amasegonda 15, cyangwa ukaba wahitamo 30, umunota umwe, 20, iminota 2, iminota 5, iminota 10. Ariko hari n'izindi telefone usanga hari naho hari option ivuga ngo always on, donc ku buryo screen yawe igihe cyari cyo cyose yajya ihora iri on bitewe nuko byifuza. Hari na telefone usanga zifite amasaha 2, isaha 1 gutyo bitewe na option, ariko yanjye igarukiza ku minota 10. Ariko byose aba ari fine kuko n'iminota 10 murumva ni myinshi cyane, sibyo? Ariko ngiye nkunda iyo biri mu masegonda 30 kuko telefone yanjye nkunda kuyirambika cyane, ndayikoresha ubundi nkahita nyirambika. Rero kuba yaguma iraho ngaho urumuri ruri on biba binamara n'umuriro muri battery. Ariko mu gihe ndi gusoma ndaza ngashyira kuri option y'iminota 10, nasoma wenda ni nk'ibintu ndi gusoma, noneho telefone bigatuma itazima cyane nyine tu. Noneho ikindi hano twavuga
ibi ndumva bisa naho bihagije kuri iyi display. Wenda ibindi byimbitse nashatse ko twagenda tuvuga ibintu biri common, kuko hari n'abantu batunze za Samsung kandi na benshi, kuko telefone za Samsung nazo ni nziza cyane. Nabyo twazagenda tubivuga ibintu bigiye bisa naho ari nk'ibintu biri particular kuri telefone runaka, cyangwa se biri bise bidonke by'umwihariko kuri telefone runaka. Wenda nabyo twazagenda tubivugaho icyo tubereyeho, tugenda tubakusanyiriza amakuru, tubazanire ibyo mukeneye kumenya. Dusubiye inyuma tukajya kuri muri settings zacu, twaza tugakomeza tukajya kuri sound and vibration. Wenda twavuye kuri connection duhita tujya hano kuri display, ariko kandi tuvuge no kuri sound and vibration, tuzivuge agahe gatoya. Nazo zafasha cyane kuko ni hahandi usangamo za sonore, hahandi umuntu asanga ngo telefone yange ngo barampamagara ngo sinyumva, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi telefone yiwe muri make yibera muri silent mode, bakamuhamagara bakamushaka ntayumve isona cyangwa se ntanayumve ikora vibration. So ugasanga ni ibintu bimucanga, ni ibintu bimugora, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Nta kindi ukora usibye kwemezaho. Rero hari kuri sound and vibration ukaza ugahitamo urugero. Hano kuri sound mode ni ida se umuntu naguhamagara. Hano kuri vibrate, hanjye nago nkunda telefone yange ko yansakuriza, iri kuringinga se cyangwa iri gusona, ndabyanga bitewe wenda n'impamvu runaka, hari igihe mbyemezamo, ariko ntago nkunda telefone iri kuringinga, iri gusona cyane. So nkunda kwishyiramo vibrate niba umuntu bamamagaye gutyo akaba ari bwisona, nibyo nkunda ngewe. Ariko bitewe na gahunda ushobora kuba ufite, cyangwa se bitewe n'ibyo ukunda, ushobora umuntu usanga udakunda guhorana na telefone, adakunda kuyihora like iruhande mu mufuka se cyangwa iki, cyangwa se inavibura mu buryo butari hejuru ku buryo byakumvikana. We ashobora kuba yahitamo ko yashyiramo sound, cyangwa se ku buryo nibamuhamagara biri buze guhita byumvikana. Ariko nanone ikindi, hari abantu usanga wenda ari nko mu misa, ari nk'ahandi hantu runaka, so ugasanga bitamwemerera ko yakoresha telefone, ari nko mu rusengero, ari nko mu nama, mbese bikamusaba ko nta kintu kimuderanje ashaka, ku buryo n'umuntu namuhamagara telefone itari buze gusona se cyangwa ivibre imutere guta concentration se ibintu yari arimo gukora. Rero hano uraza ukayishyira muri mute. Hano mu mute ni ukuvuga ngo hari option eshatu, hari sound, vibrate cyangwa se mute. Mute nta kintu na kimwe wumva, baraguhamagara bakukohereza message, nta kintu na kimwe wumva, gusa ubisanga mu telefone ntajya ibizimije, ariko ugushatse abona ko telefone yawe iri gucamo, ariko wowe ntabwo nyine isona nyine tu. Ni ukuvuga ngo kuba wahindura, uraza ukajya kuri sound, kuri mute, mbese urabibona gutya nyine tu. Uhitamo uko ubishaka, gusa ngiye nkunda iyi vibrate nkuko nayivuze. Noneho wenda tugiye kuri wenda dufate nk'urugero, niba for example twahisemo ko ari sound, yahisemo ko ari sound birumvikana, umuntu aguhamagara sonori zumvikana se cyangwa ringtone. Rero hano ntandi ushobora no kuzana none ugahitamo se nibamamagara nzajye numva iyi ringtone. Hano ni wowe ubihitamo, ukavuga ati ngenda shaka ko wenda iyi sonori niyo yaba nziza. Ni ukuvuga ngo nta kindi ukora ku bya ringtone, ugiye guhitamo ringtone yakunyura iyo wakwifuza, bitewe mbese hano biterwa nawe nyine tu. Ushobora kuba ukunda uyu muhanzi runaka, ikintu nk'iki ngiki gutya, uyu muhanzi ndamukunda, ndifuza ko niba bampamagaye indirimbo yari ijyamo, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, it depends nawe tu. Uvuga ngo nta kindi uraza ukajya hano, ukajya kuri ringtone. Hano izi ziri munsi ya Galaxy, nkuko nabivuze nkoresha telefone Galaxy A31, so izi ziri munsi ya Galaxy, rijambo Galaxy nizo zizana na telefone. Uraza ugahitamo iyo ushaka, zino zose ni sonori, ugahitamo iyo ushaka, iyo wumva yakunyura ko nyine ugenda uyiplayingaho ukumva n'ijwi ryayo uburyo imeze. Iyo wumva ikunyuze akaba ari uhitamo. Noneho
na hano wenda tuje tukavuga hano kuri volume, na hano kuri volume nk'uko bigaragara hari ringtone, hakaba media, hakaba na notification. Ni ukuvuga ngo rero hari nk'ukuntu usanga nk'umuntu avuga ati telefone yanjye barampamagara kandi irimo na sonori sinyumve, ahinda sonori yanjye isona gakeya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha icyo ukora rero aha ngaha uraza ukajya hano handitse ringtone, ukazamura yiriya kariya kantu kagaragaza volume ya ringtone, kakazamura kakageza ujyana iburyo, no kukongera volume ya ringtone. Niba bamuhamagaye ibe yasona cyane, ibe yasona gakeya, hano niho ubikontorera. Noneho na media, hari ukuntu umuntu ari kuvuga ati ndacuranya indirimbo cyangwa se n'abandi kureba filime simbashe kumva nyine amajwi kubera ko amajwi yanjye avugira hasi, amajwi ya telefone yanjye. So hano niho uza ukabicollectingira se cyangwa ukabikosora hano kuri media. Notification rero ni kwa kundi buri nko gukoresha like WhatsApp cyangwa se Facebook se cyangwa se n'izindi notification zishobora kuba ziturutse ku website runaka, kwa kundi cyo kumva telefone isonyeho by'akanya gatoya, naho nyine ni ubigena ukavuga ati se notification niba zije zigeze isona, zigeze vibrating, ibi nabyo niho uza ukabikontrolinga, ukahakanda ukayemeza, ibintu nk'ibyo nyine to. System ya telefone kwa kundi system ishobora telefone ishobora kugira ati hari igihe telefone uyikoresha cyane igashyuha. Rero iyo bari kuguhereza notification ya system za telefone, wenda kugira ati telefone yashyushye, telefone ikeneye ko iba updated, ibintu nk'ibyo ngibyo, naho nyine notification yaho urashaka ko zajya iza kubimeze ite, ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo nyine to. Mbona noneho dukomeje na settings zacu, murabona ko tuvuye kuri sounds and vibrations. So ndashaka ko tuvuga noneho wenda ibindi twazakomeza tubivuga, ndashaka ko tuvuga no kuri about phone. Harimo ukuntu ugenda ukabaza umuntu uti se telefone yawe yitwa ngo iki, ugasanga ni ibintu bimucanze, ugasanga ni ibintu bimugoye cyane rwose, akaba atavuga ati telefone yanjye izina ryayo ni iringiri, cyangwa se ugasanga yimaranye nk'umwaka n'igice, kumva ni ibintu bibabaje. Umuntu akoresha telefone ntazi ngo ni Samsung, nubwo wenda yaba biza ariko ntazi ngo ni Galaxy, ni what, bise ugasanga nta kintu azi. Aha ngaha rero niho ushobora gukura amakuru, ukaba wanamenya no gutestinga na telefone please, ukamenya telefone yanjye batiri yayo ikora neza, ikora nabi, gutya na gutya tu. Ni naho nanone nkuko nta byongeraho ushobora kurebera serial number za telefone, bibutsa ko serial number za telefone ari nkayo ranga muntu ya telefone tu. Niba navuga ni ranga telefone ya telefone simbizi, ariko serial number za telefone ziba zitandukanye n'indi telefone yari yose. Ni ukuvuga ngo niba nkoresha i Galaxy 1 iyi mubona hano akaba ariyo serial number yanjye, ni ukuvuga ngo indi Galaxy A31 ntabwo ifite serial number zimeze gutya tu, ubwo bifite aho bitandukaniye. So aha ngaha rero niho uza ukarebera, urabona ko izina wenda harananditseho Mexa, nabira byo wabyieditingira ukabishyiraho uko ubishaka. Mexa niyo mazina yanjye. Model name ni Galaxy A31. Noneho hakaza na model number, serial number, EI hala slot 1 ni sim card cyangwa se sim card, umwanya wa sim card wa mbere, umwanya wa sim card wa kabiri, kuko telefone yanjye ijyamo sim card ebyiri. So nabo baba bakubwira ibintu by'imibare nyine to, wenda bifite ikindi bisobanura cyane. Noneho ikindi kintu nshaka ko navugaho nacyo gishobora kuba cyagufasha, hano muraza kubona ko status information, turebe hano naho uraza kubona turebe sim card information, urabona gutyo. Uraza ugahita ubona network, ndi gukoresha VI India, ko ndi muri India gutya, network bahita bakubwira nyine iyo uri gukoresha tu. Ngiye ndi gukoresha VI India ni Vodafone network nini nkoresha. Noneho mobile network state
toki hano bakubwira ati se uri connected cyangwa se nta network ufite, mbese ibi byose nibyo baba bakubwira nyine tu. Noneho dusubiye inyuma hano kuri MIN gutya, naho ni slot ya gutya uko nabivuze, ibi bijyanye na biriya bya simukadi nyine gutya tu. Slot ya mbere, simukadi ya mbere, simukadi slot ya kabiri, simukadi ya kabiri gutyo nyine tu. Noneho dusubiye inyuma, hano urabonaho za serial number na bluetooth address, buri kimwe cyose hano urakihabona nyine gutyo tu. Dukomeje kuri legal information, hano ho urumva ni ibintu bijyanye n'ibintu bisa naho byemewe byerekeranye na za telefone. Wenda ibi byo ndeke kubyinjiramo cyane, ariko icyo nshaka kwibandaho cyane cyane agufasha ni iki ngiki bita battery information. Urabona ko hano batanga battery status, se telefone yawe iri kuba charge. Turabona ko telefone yange irimo n'umuriro muke y'ubu ngubu, status barimo baragaragaza ko itari gucaginga nyine tu. Ariko nk'ubu ngubu wenda nk'urugero kanze mitenye connectinga kuri sharijeri, muri buze guhita mubona ko iri buze guhita bigaragaza ko status ari charging. Turebe, murabona ko bahise batubwira ko iri charging ya. Noneho ndayidisconnectinze kuri from charger. Noneho battery level urabona ko irimo 13%. Noneho battery capacity ari nacyo nshaka gutindaho. Battery capacity ni ukuvuga ngo urabona telefone yange ni ifite iriya mAh cyangwa se ni milliamperes. Urabona ko igaragaza ko ifite milliamperes 5000. Hari telefone usanga zifite 3000, 2500, 4, 3 gutyo. Ni ifite 6000. Hano niho umenyera uti battery yange ni original ku kigero gutya na gutyo to. Akana akantu nanone mugomba gushyira mu mutwe mukakamenya, ukawamenya gutestinga telefone yawe, ukahita winjira muri settings zayo ukamenya uburyo bikora to. Akantu uko navuze ati gashobora kugufasha. Ikindi kintu ngira ngo nsorezeho rero ku kiganiro cy'uyu munsi twagiranye, nako kantu gasa nk'akanyuma ngiye kuvuga, wenda ubutatwazabivugaho mu buryo burambuye. Nahangaha kuri reset, hari ukuntu telefone yawe usanga ibintu bimwe na bimwe bitagikora neza, bikangombwa ko ushobora guformata telefone ibintu byose biriho kugira use nawe wongere uyitangije bundi bushya. Ahangaha kuri reset niho ushobora kubikorera. Urazwa wenda nk'urugero hano gutya kuri reset rero, ama option baguhereza hari uburyo uresetinga all settings ariko udasibye ibintu. Hari ukuntu telefone settings zayo umuntu ashobora kuzinjiramo akazihindura mu buryo utazi, atanagusabye n'uburenganzira, bikaba ngombwa ko uhita ubisubiza nk'uko telefone yaje iri by default se cyangwa iza imeze, ku buryo ari bwo byakorera. Umuntu ashobora kuza akabivanga akaba yaza akanakubwira ati njye nabikoze ntabizi, cyangwa se ari nk'ubugume yanabukoranye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero icyo ukora urazwe tujya hano kuri reset all settings. Hano barakubwira ngo this will reset all settings on your mobile except security settings, language settings, account, personal data settings for download. Don't kuvuga ngo usibye ibingibi ibindi byose biraba reseted. Ama settings yose yaba yagerageje kwinjiramo, usibye byo birongera bita byisubiza nk'uko telefoni zimeze. Noneho hari ukuntu telefone yawe umuntu ashobora kuba yena none yayinjiyemo ibintu bya network akagenda abihinduranya n'ibiki. Naho murabona ko hari option ya reset network settings, bese hakaba na reset accessibility settings. Bese hano nabwo ukaba wa resetinga ariko ukurikije hano bari kuba specific, baba bati ndakora ibingibi. Ariko hano mbibutsa ko kuri izi option za mbere za resetting nuko nabibutsa ko nta kintu ubura. Niba warafitemo nk'amafoto, ufitemo nk'indirimbo, ufitemo nk'ama audio runaka, nta kintu ubura, telefone yawe irakomeza ikagumana ibyo bintu. Noneho hakaba n'ikindi bita factory data reset. Ni ukuvuga ngo ahangaha ho ikintu cyose kiri muri telefone yawe kirabura. Niba ari ifoto, niba ari amajwi wari kodinze, niba ari amavideo, niba ari ama application mashya washyizemo, byose bibamo telefone yawe bise ni nk'uko uyigira inyere nyine
sinzi ukuntu nabivuga, ariko telefone yawe ihita iba nkaho ari icyo nyine tu, nta kintu kiba kirimo usibye yari ama application aza by default azana na telefone. Nta kindi ukora rero, uraza ukajya ukahemeza gutya, abanza bakakubwira buri kimwe cyose, bakakubwira ngo all data will be erased from your phone including your Google account, system and app data, settings, downloaded app, music, pictures, all other used data, service provider, apps and content, the description, key, everything. Bese hano iri buze kuba ita isibika nyine tu. Rero hano ntabwo ngiye kubikora kuko my target today yari ukubereka uburyo bimeze, uko bigenda. Ngira ngo narekera ahangaha, nahinira ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Ndumva umuntu hari ikintu byibuze yatoramo. Ibi nabateguriye, ibi ngibi bongera umenye TV twabateguriye, nibaza abantu benshi bakunda guhura nabyo, ugasanga bihora bibacanga, ugasanga rimwe na rimwe bagerageza kubishakira umuti, ariko rimwe na rimwe bakabibura. Ariko mbabwira ngo ntimugire ikibazo, ntimugire impungenge, ongera umenye TV. Niyo mpamvu turi hano, tuzajya tugerageza tubafashe kumva imikorere ya telefone, imikorere ya teknoloji, imikorere ya buri kimwe, amakuru mwifuza yose tuzajya tuyabagezaho mu buryo mushaka. Rero nkomeza kubashimira ko twakomeje kubana, nkomeza kubashimira ko mwatubaye hafi, mwakurikiranye ibyo twabagejejeho, kandi nabasaba ko ari igitekerezo waba ufite, ari inama waba ufite, ari ingingo runaka wifuza ko twazavugaho mu kiganiro cy'ubutaha, ibyo byose turabyakira kandi turanabyishimira, kuko ni ibintu bidufasha natwe gutera imbere, ni ibintu bidufasha. Igitekerezo cyanyu bari inkunga yacu ikomeye cyane. Ntimukabe shy cyangwa se ntimukavuga ati se twateraho comment gutya, nta kibazo. Ushobora kutubwira ati ikintu ntabwo wagikoze mu buryo bwumvikana, iki kintu wakigarukaho, iki kintu gutya, twagenda tukagushakira amakuru yimbitse, tukagufasha gusobanukirwa, kuko natwe bira uko tuba tugerageza kugufasha gusobanukirwa, natwe bidufasha kwiga, bidufasha kugenda biduhereza ubumenyi bwimbitse burushijeho. Rero ndagira ngo ngushimire cyane wowe wadukurikiranye, waba uri mushya kuri channel yacu, waba uhasanzwe, gusa nasaba ko wowe mushya wakora subscribe, ugakanda inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho wajye ukibonera ku gihe, ndetse ukazajya ubasha no gukurikirana n'ibiganiro byacu by'ahashize twagiye dushyiraho, kuko n'ibiganiro bigufasha kuba wakunguka ubumenyi, nk'uko n'izina ryacu ribivuga, ongera ubumenyi TV. Rero ndabashimiye cyane, mwe muduhora hafi. Kuba dukomeza gukora nuko tuba tubona namwe muriho, tuba tubona inkunga mudutera. Kuba dukora nimwe, ubufasha bwanyu turabwappreciatinga, turabwishimira kandi turabibashimira. Rero ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kudukurikirana, kandi nizera ko tuzakomeza guhorana kandi dukorana. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.